mbanje kwasuza nizere ko meze neza, nizere ko imirimo yanyu iri kugenda neza. So dufite intero ivuga ngo you are right, you are right, bivuze ngo uri mukuri. Tuyisoma gute rero? Turavuga ngo you, tugasoma a, tugasoma right, 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 reka twandike right. Ubu nibwo buryo byaba bigaragara neza. You are right bivuze ngo uri mukuri. You are right nyine ni uko nguko twabisoma mu Kinyarwanda bisanzwe, ukavuga ngo you are right bisobanuye ngo uri mukuri. Iyi nteruro uzajya uyikoresha ryari? Iyi nteruro uzajya uyikoresha igihe cyose umuntu ari kukwisobanuraho akubwira ibintu runaka, ugahita umubwira ngo you are right, bivuze ngo uri mukuri. Yego, nyine ahantu hose uzakenera gukoresha interuro ivuga ngo uri mukuri, cyane nkuko nyine bavuga ngo ntabwo urimo kumbeshya, uzajya ukoresha interuro ivuga ngo you are right, uri mukuri. So tugiye kwiga rero amagambo atatu ajya acanga abantu mu rurimi rw'Icyongereza. Ayo ni verb, harimo verb to go, mwese murayizi. To go bivuze kugenda, to go. Harimo verb to come, harimo na verb to leave. Izi verb eshatu zikunda gucanga abantu benshi igihe cyo kuzikoresha cyangwa n'igihe uri gusobanura context cyangwa ibintu birimo. Izi verb bikunze gucanga abantu benshi. Turaza gutangira na verb to go. Iyi verb ivuga kugenda, to go, kugenda. Iyo ugenda uba umeze nk'uri kuva mu rugo wenda ujya ku isoko, sibyo? Kuva mu rugo ujya ku isoko, kuva mu rugo ujya ku kazi, kuva mu rugo ujya ku ishuri, kuva mu rugo ujya ku kazi, kuva mu rugo ujya ku kibuga cy'indege, kuva mu rugo ujya gusura umuntu. Dukoresha verb to go nyine uva nk'ahantu runaka ujya ahandi. Ntabwo itegeko ryose ari mu rugo, ahubwo kuva ku isoko ujya ku ivuriro, kuva ku ivuriro ujya hehe, ugenda ku murenge, kuva ku murenge ujya wenda ku karere. Nyine aba ari ukuva hano ujya ahandi hantu. Bitandukanye na tukamu. Tukamu bivuze kuza. Kuza uba uri kuva hano noneho ugira ute, usa nk'uza hano. Kuza, ndi kuza mva ku isoko. Nk'umuntu aguhamagara mu rugo uramubwira ngo ndi kuza, ndi kuza mva ku isoko. Murabizi nyine kuza ukuntu tukoresha. Ndi kuza mva ku ivuriro, ndi kuza mva kuri banki, ndi kuza mva kuri Rwanda Revenue. Kuza urabona birabusanya. Naho to leave, iri jambo to leave ryakifashishwa twaryita nk'iriri hano hagati. Ushobora kuvuga ngo to leave uri kuva ahari hose ujya ahandi. Ushobora kuba uri kuva kuri banki, uri kuva ku isoko, uri kuva mu rugo, uri kuva ku rusengero, ahariho hose dukoresha verb to leave. Ibi byose rero tugiye kubireba mu ngero, turebe ukuntu bigenda bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. So ariko mbere y'ibyo byose ndagira ngo utarakora subscribe ubanze ukore subscribe, kuko hano twigisha Icyongereza cyo kuvuga mu buzima bwa buri munsi, Icyongereza cyiza utazabona ahandi. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mbere ko tugera ku ngero, ndashaka kuvuga namwe mushaka kugura ibitabo byafasha kumenya ururimi rw'Icyongereza mu minsi 30. Dore ko ibyo bitabo birimo ibibazo 200 byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, hakaba harimo uburyo bisuzumeza ndetse n'ahakana, bikaba binasemuye mu Kinyarwanda. Kandi icyo gitabo kigura 6 gusa. Hamagara iyi nimero 0772401229. Yego. So muraza kunyemera dutangire n'ingero zacu bisanzwe. Turaza guhera kuri verb to go. Verb to go bivuze kugira ute, kugenda. Iriya nteruro you are right bivuze ngo uri mukuri, mujye muyikoresha. So turaza gutangira na verb to go. To go bivuze kugenda. Urugero rwa mbere hano dufite ni I go to school every day. Bivuze ngo njya ku ishuri buri munsi. I go to school every day, njya ku ishuri buri munsi. Yego, kuko nyine aba ari ukugenda, namwe murabyumva. I go to school every day, njya ku ishuri buri munsi. Urugero rwa kabiri I go to job at 9 a.m. Bivuze ngo I go to job at 9 a.m. njya ku kazi saa 3 za mu gitondo. I go to job at 9 a.m. njya ku kazi saa ngahe? Saa 3 za mu gitondo, sibyo?
gatatu ushobora ngo I go to pray every Sunday. Bivuze ngo njya gusenga buri ku cyumweru. I go to pray every Sunday. Njya gusenga buri ku cyumweru. Yes. I go to pray, njya gusenga every Sunday buri ku cyumweru. I go to pray every Sunday, njya gusenga buri ku cyumweru. Urugero rwa kane narwo nshaka karurwa nyuma ushobora kuvuga ngo I am nka kumwe nayo bigishije ugahita uvuga going to the bank. Ni nk'urugero bivuze ngo ndimwo kujya, I am going to the bank, ndimwo kujya kuri bank. Yes, I am going to the bank, ndimwo kujya kuri bank. Murabizi iyo dufashe verb tukongeraho aka kantu ka ing, igikorwa cyo kiri kuba ako kanya. I am going to the bank, ndimwo kujya kuri bank. Urugero rwa gatanu wenda reka tureke gukoresha I, dukoreshe undi muntu tuvuge ngo you go to the hospital, you go to the hospital bisanzwe. You go to the hospital bivuze ngo wowe, kuko you ivuga wowe, wowe go to the hospital, jya ku ivuriro cyangwa nyine jya kwa muganga bisanzwe. You go to the hospital, wowe jya ku ivuriro bisanzwe. So reka noneho muze kunyemerera tugere kuri verb to come, bivuze kuza. Tugende naho tureba ingero kugira ngo noneho tumenye izi verb zikoreshwa gute mu ngero bitandukanye mu mikoreshereze yazo. Twabonye uburyo bitandukanye mu magambo, ubu turi kubireba mu ngero. Waba bashaka kwandika ibitwa twanditse aha ufata pause ukandika. So dufite verb to come nikurikiyeho to come. To come bivuze kuza. Mbere na mbere urugero rwa mbere ni I am coming. Ubwira umuntu ngo I am coming umubwira ngo ndi kuza. Yego. Bivuze iki? Ubwira umuntu ngo ndi kuza asa nk'ukubaje ngo ese uri hehe, usa nkaho nyine utari mu rugo cyangwa utari ku kazi cyangwa utari aho nyine mwari mwavuganye cyangwa mwari mwapanze guhurira, ukambwira ngo I am coming bivuze ngo ndimwo kuza. Sibyo se? I am coming ndimwo kuza. Sibyo? Ni interuro ujye ukoresha mu gihe umuntu akubaje ngo ugeze he, ujye umubwira ngo I am coming. Andi interuro ivuga ngo I come from Rwanda. Bivuze ngo nturuka mu Rwanda. Nza ubusa nk'uvuze ngo nza nturuka mu Rwanda, ariko uvuze ngo nturuka mu Rwanda. Interuro ikifashishwa ugaragaza yuko wavukiye mu Rwanda. Nyine I come from Rwanda, nyine mva mu Rwanda. Yego, niki sobanura I come from Rwanda, mva mu Rwanda. Aho ushobora kuvuga ngo you come from rich family. Uvuze ngo you come from rich family uba ubwiye umuntu ngo wowe uva mu muryango ukize. You come from rich family. You come from rich family. Wowe uva mu muryango ukize. I am coming from market. Ndi kuza nturutse ku isoko. Ndi kuza mvuye ku isoko. I am coming from market. Ndi kuza mvuye ku isoko. Yego, I am coming from market. Ndi kuza mvuye ku isoko. Noneho hano kuri gatanu nimwe mugiye gukora urugero rurimo verb to come. Yego, mukora urugero mu rwandike muri comment. Iyo ni homework ya mbere. Hanyuma kandi kantu nshaka kubabwira, dufite irindi jambo rivuga to live. Bivuze kugenda.
uva ahantu urumva iri ngiryo ryakoreshwa aho waba uri kuva hose. So niba mushaka kureba ingero ry'ukuntu rikoreshwa, kora subscribe, tuzabishyiraho mu isomo rikurikiyeho. Thank you so much.